ashobora kuba amaze imyaka igera muri 20 adakora icyo bita shaving. Icyo bita shaving ni ukogosha. Rero uyu mugabo bita Emmanuel Nikoni. Emmanuel Nikoni ni ukuvuga ngo ni umusaza avukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba amaze mu by'ukuri imyaka 20 atogosha umusatsi wo ku mutwe. Kuvuga ngo uyu muntu mu by'ukuri namwe mwitegereze neza, nibwo abana be baba hari muri kiriya gihugu bavuze bati reka tuje gusura data, nono nitumara kuba twamusura tumenye ubuzima abayemo. Uyu Emmanuel Nikoni afite abana b'abahungu bagera muri 2. Rero babaga muri Kenya, baragutse baravuga ati reka tujye muri Leta Zunze Ubumwe nono tubashe kuba twasura umubyeyi wacu tumenye uko abayo. Bari baherukana mu myaka 30 ishize, ariko ntabwo bari bazi ko by'ukuri ise wabo ariwe Emmanuel Nikoni yaba afite uyu musatsi umeze uko nguko. Gusa reka tubanza tubasabe nyaboneka nimba utarakora subscribe uyikore kugira ngo video zose tushize zibageraho, kandi nyaboneka ushobora kubora kanze subscribe ukaba utarakanda kunzogera. Ibi ngibi rero biragusunikira kugira ngo uhite wihutira gukanda kunzogera kugira ngo ujye ubona notification ya video yose dushizeho, kugira ngo ubashe kwibonera video zose dushizeho kandi uko zikurikirana. Tubasaba kwirinda kwihutisha video kugira ngo mukurikirane neza ibiri muri video byose uko byakabaye. Uyu rero ni Emmanuel Nikoni wahara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma yaho asuwe n'abahungu be uko ari 3 babaga hara mu gihugu cya Kenya, nyuma y'imyaka 30 batamubona. Rero uyu musaza cyangwa se uyu Emmanuel Nikoni akaba yari amaze imyaka 20 atagira ate atogosha umusatsi. Abantu rero barimo baribaza bati ese hepfo kwa shangazi byaba bimeze bite? Amakuru dukesha ibitangaza amakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanjye bwasanze mu by'ukuri uyu Emmanuel Nikoni atarigeze akora icyo bita gukora isuku ari hepfo kwa shangazi. Ababizi neza kwa shangazi murahazi. Niba rero atarabashije kuba yakogosha hariya ku mutwe, atakogosha ubwanwa, rero hepfo kwa shangazi byaba bimeze bite? Abakuru murabyumva neza kwa shangazi ahariho. Rero reka tubanza turebe mu by'ukuri kubera iki uyu musaza atigeze afata igihe ngo yogoshe cyangwa se akora icyo bita shaving y'umusatsi we, ubwanwa ndetse n'ahandi hantu hagaragara umusatsi. Gusa amakuru twakusanyije cyangwa amakuru agenda ava mu baturage avuga ko uyu musaza yabaga mu nzu ya wenyine ahantu muri Ireland hariya, ngo Ireland ni ahantu hari ubutaka bwa honyine ariko bukaba buba mu kiyaga. Rero uyu Emmanuel Nikoni akaba yarabashije kuba yamara iyi myaka yose 20 atogosha. Bari baza bati ese ntabwo yageraga ikibazo cyo kuba yaribwa n'inda cyangwa se utundi dukoko cyangwa se undi mwanda uterwa no kuba wagira umusatsi mwinshi? Gusa abahanga cyangwa se inzobere mu by'umusatsi bavuga ko uyu Emmanuel Nikoni ashobora kuba yaragiye kunganya umusatsi n'umugabo bita Samusoni, umwe muri Bibiliya wagambaniwe na Delila. Rero ibi bintu ni ibintu bitari bisanzwe. Ibinyamakuru byinshi byageze kuri Emmanuel Nikoni, bamwe bamushakiyeho content, abandi mbese muri make hari n'inganda nyinshi zikora ibijyanye n'ubudodo zari zirimo zishakisha uyu musaza bita Emmanuel Nikoni, nyuma yaho agaragaje ifoto ye abazungu be muri Kenya bamusuye. No kuvuga ngo barifuza kuba bafata umusatsi we bakawukoresha mu gukora indodo hariya mu nganda zabo. Tuyutse ko indodo zivamo
imyenda zivamo ibintu by'amapamba. ni ukuvuga ngo iyi myenda twambara idodeshwa n'indodo, kandi izi ndodo zimwe zijya ziva mu musatsi. rero bavuze bati uyu musatsi wa Emmanuel Nikon ushobora kuba ari umwimerere, kubera ko nawe reba umusatsi umaze imyaka 20 utogoshwa. Reka tureka uyu mugabo umaze imyaka 20 atogoshwa, ngaho noneho fata nibura imyaka 2 cyangwa se umwaka umwe utogosha. Duhere ku bagabo, mwabagabo mwe mufate imyaka 2 umwaka umwe mutogosha umusatsi wo ku mutwe ndetse mutogosha n'ubwanwa. Yemwe nimuntu abishobora mumare imyaka ingahe mutajya iyo hepfo kwa shangazi, umbwire uko biraza kuba bimeze. Utifite utishoboye mu by'ukuri waba warabaye umusazi. Uyu Emmanuel Nikon rero nkuko mubibona, abahungu be bakimusura bavuze bati reka turebe uburyo twakorera papa isuku, ariko uyu Emmanuel Nikon naye kuvuga ati mu by'ukuri mundekere umusatsi mwabana mwe, mundeke mwebwe uko mubayeho murakuzi, nanjye uko mbayeho ndakuzi, nimba mutampaye ibyo kurya ntabwo munkorera ku musatsi. Ibi bintu rero byakure impaka nyinshi mu muryango, ndetse no mu bitangazamakuru byinshi, ndetse no mu miryango itegamiye kuri leta imwe irengera uburenganzira bwa muntu. Bavuga ko by'ukuri umusatsi w'umuntu ari umutungo we bwite, agomba kuwukoresha icyo ashaka kandi agomba kuwukora icyo ashaka, mu gihe abita ku isuku n'ibigo byita ku isuku bivuga ko ari ngombwa ko bamwogosha, abandi bati nta kumwogosha. Mbese muri make ari abahungu be bifuza kumwogosha, ariko inganda zimwe nazo zikora ibijyanye n'indodo zamushakiraga hafi kugira ngo abashe kuba yaziha uyu musatsi kugira ngo bakoremo indodo cyangwa se ubudodo. Noneho mu gihe ibigo ndangamurage harimo n'ibya leta byagiye vuga biti uyu musatsi wa Emmanuel Nikon ugomba kubikwa mu nzu y'urwibutso cyangwa se muri museum cyangwa se mu nzu ndangamurage, kugira ngo babashe kuba baza kumureba igihe yaba atakiriho, bajye bamwibukiraho ko yigeze kuba yabo. Rero ni ahantu henshi ujya ubona rimwe na rimwe umuntu yitabye Imana barangiza bakamukorera ikibumbano. Uyu we noneho bari gufata umusatsi we bakawushyira hariya mu nzu ndangamurage, ni ukuvuga ngo bakaza baza kuwusura. Ibi rero bikaba byavuga ko mu by'ukuri uyu musatsi wa Emmanuel Nikon ushobora kuzajya winjiza amadolari agera mu 3,000 by'idolari buri mwaka. Ngaho rero ibaze umusatsi umeze kuriya ukinjiza ari amafaranga yose. Niyo mpamvu bitangazamakuru byinshi byari birimo bimushakisha kugira ngo abashe kuba yabaha amafoto ku bijyanye n'uyu musatsi, byanashoboka akabereka hepfo kwa shangazi. Reka rero tubasaba nyabonekane mutarakora subscribe ukande subscribe, ntagiye tugusabye urakanda kwira buto ya subscribe ihite ihinduka, ubundi ihite ukanda kunzogera kugira ngo nyaboneka ujye ubona notification ya video zose dushizeho, kandi wirinde kuba wakwihutisha video kugira ngo ubashe kuba wakurikirana ibiri muri iyi video yose. Ntabwo biba byoroshye buriya, nabari abantu mubona bafite imisatsi myinshi ntabwo baba barengeje imyaka 5, ariko undi we yamaze imyaka 20 atogosha. Ukibaza utese uyu muntu yarabaye hate, ese uyu muntu yarakize bingana iki, uyu muntu kubera iki? Ntabwo wabisobanukirwa neza utarize ibyo bita siyanse. Siyansi burya rero ni ingenzi, iyo wabashe kuba wayiga ibi byose ubasha kubisobanukirwa. Ese kubera iki aba bana b'abasore uko ari 3 bagiye inama yo guhuriza hamwe akavuga ati tuje gusura data muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, data Emmanuel Nikon. Rero Emmanuel Nikon akaba mu by'ukuri mu isura isa nkaho murabona ko akuze, arakuze. Rero kuba akuze ntabwo byatubuza kuba
twagira icyo tumutangarizaho cyangwa se icyo tumuvugaho, kubera ko n'umwe mu bantu bakuze muri kiriya gihugu, dore ko bavuga ko afite imyaka igera mu myaka 132. Ni ukuvuga ngo iraza gukurikirana n'umugande uherutse kuba yatabaruka afite imyaka 129, akaba yarasize abuzukuru 219. Reka tubashimire.